Niga imodoka noneho umenye imodoka umujyi ndawukata. Birumvikana noneho ukagenda abana nkabasigira papa wabo muri weekend tule weekend nkatangira kuba invité mu bintu bitandukanye, anniversaire, baby shower, bridal shower. Ubwo rero nkijya no mu rubyiniro nkagira uko nkwepa. Yarabyumvaga cyangwa abonaga ari ibintu bimushobera akabifata uko? Byari byaramushobeye, yarabuze uko abigenza. Divorce irabaye. Wisanga n'abana mwenyine? Bana nkanuriye bandeba, giye n'abana giye nyine batatu. Bagukanuriye amaso bose bakureba. Kandi bari bakiri bato. Ikintu nagiraho inama ba mama mu nyumva, umwana inshuti y'umwana wawe akenshi kugira ngo bahure, iyo umubona ari umwana udafite imyitwarire myiza, nuko uwo mwana wawe abakwereka, waba kuzi akakwereka urundi ruhande rwe rwiza, ariko kandi uwo mwana aba afite ibikomere nk'iby'uwo mwana amwibonamo. Ni Hosea Ministries igarutse muri Shape to Shape, muri kumwe na Arete. Turabasuhuje, amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose. Dukomeje abababaye, bari kwibuka babo, ntabwo twabirengagiza. Muri Scape wese aho ari turamusuhuje, kandi amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi bishobora kuba bitagenda ariko ejo bizagenda. Ugira ibyiringiro, Yesu atanga amahoro, ugubwe neza, umererwe neza. Muri ya ntego rero twihaye yo kubaho neza, twishimye, dufite amahoro, tunezerewe, kandi dufite ubuzima buri equilibre. Tugenda tubatumirira abatumirwa batandukanye babaye shaped mu bintu bitandukanye, kugira ngo bafashe umuntu uri kubicamo ubu none ahangaha, kugira ngo nawe abicemo yumva afite ibyiringiro ko azabisohokamo amahoro. Ntabwo twasezeranijwe amahoro gusa, ariko tuzabicamo, ariko Imana yadusezeranyije ko izaba iri kumwe natwe, ko ntacyo bizadutwara. Uyu munsi rero twabazaniye umumama udasanzwe, umumama wabaye shaped nawe mu bintu byinshi cyane, se mama. Yesu ashimwe. Karibu cyane. Turakwakiriye mama Jeannette. Urakoze. Suhuza abakunzi ba Hosea. Muri aho bakunzi ba Hosea, nishimye kubana namwe uyu munsi. Ni mama Jeannette, mama Emily, mama Jonathan, mama Joel. Barakujije, babaye inkumi n'abasore. Barakuze n'abakobwa bashyingirwa vuba aho ukera. Yewe, ugeze ahantu ho gushyingira uko imyaka irihuta, turi gusaza. Ndumva mbaye rukara bararone. Cyane n'abagabo n'abakobwa. Batuvuga ngo turenda gushyingira nkumva biri bizarre. Turakwakiriye mama, karibu cyane. Urakoze cyane. Wakoze kutubonera umwanya. Ndabizi ko bitaba byoroshye, ariko nukuri tuyishimye kubana nawe. Tuzi neza ko ubuhamya bwawe buri bwubaka abantu benshi cyane, buri bukomeza abantu, ariko buri bunafungura abantu amaso y'ukuntu batangira kubyitwaramo guhera uyu munsi. Rero tubahaye ikaze, niba ufite abana, niba warabyaye, niba uteganya kubyara, izi nama ziri bugufashe cyane, ubuhamya buri bukubake cyane. Nanjye nizere ko baza gufashwa uyu munsi. Yego, tangira udusengera, dushyire mu biganza by'Imana. Mana data, tuje imbere yawe, Mana ukomeye, tureke kuba ari twe tuvuga. Mwuka wera w'Imana uzubane natwe, ubane n'abamama n'abandi bantu bose ku isi hose bashobora kuba bumva iki kiganiro. Mwuka wera w'Imana ngwino ukiyobore, ngwino mwuka wera w'Imana umpe nanjye kuvuga ibiza gufasha abandi nkuko nanjye wamfashije. Mwuka wera w'Imana turagushima, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen. Mama, tugiye kuganiriza abantu. Amen. Kurera ntabwo byoroshye, buriya hari igihe abantu babifata nkaho umuntu yabyaye byarangiye. Sinzi ugitekereza gutyo isabamo, ariko muri ibi bihugu ngewe niho nitegereza cyane. Mu Rwanda maybe haracyari abantu benshi, haracyari entourage, haracyari abaturanyi, haracyari inshuti nzima. Muri ibi bihugu dusa nkaho tuba turi twenyine, dusa nkaho twirerana, dusa nkaho twiyubakana. Ukaba ari wowe n'umugabo wawe mukimenya muri byose, ukajya kubyara agahita asubira mu kazi, ukiyaranja muri byose, uterera esikariye uzimanuka, ntabwo biba byoroshye. Rero muri iki gihugu twitwa ko tuba turi twenyine, wishakamo ububyeyi, ukishakamo ubugore, ukishakamo ubushuti, ukishakamo ubukozi bw'Imana, ukishakamo ibintu byose ubona ari wowe wenyine.
ntabwo biba byoroshye kureramo abana. Ni ukuri, ni ubuntu bw'Imana budushoboza, ni imbaraga z'Imana zidushoboza. Njya mvuga ngo umumama udasenga hano cyangwa umugore udasenga hano ntabwo nzi ukuntu abigenza, ntabwo nzi aho akura izo mbaraga. Rero nibyo tugiye kuganiriza abantu kugira ngo tubafashe. Buri ikintu waciyemo iyo urimo urakivuga, uri kukinyuramo ariyumva kandi bikamusubizamo imbaraga, kumva ntabwo ari wenyine. Niyo mpamvu tuba tuje kuganiriza abantu. Ntabwo ari abantu gusa tujye kuganiriza, ni isi yose, kuko turebwa n'isi yose, ariko uwufitemo ibye ari bwiyumve cyane. Karibu cyane, wenda watangira dusangiza ubuhamya. Njyewe ubundi navuye muri Afurika ndi umukobwa mutoya cyane, nje kurongorwa. Nibwo nari nkibona umugabo yabaga hano muri Canada, hano muri Ontario, muri Ottawa. Nuko araza muri 1995 niho twari tugitaha. Abantu tukira abakobwa, abantu natwe rwo tukishakisha. Nuko araza murangirwa n'umumama w'inshuti yanjye twiganye. Hanyuma bati hari umuntu ushaka umudamu kurongora umukobwa. Navuga nti noneho baranyegera, barambwira bati hari umuntu, umucuti wanjye aranyegera ati hari umuntu wa mwene wabo na mama uva muri Canada, ati arimo gushaka umuntu wo kurongora. Yego. Cyumva icyo gihe cya kera twebwe ntabwo wabitekerezagaho cyane, kuko biturukije naho turi, umuntu avuye hanze, udukomere twari tukiri twinshi, udukomere ni twinshi mu gihugu kikiva cyane, abantu bari mu bukene. Urumva umuntu uvuye muri Canada ukavuga uti ubwo mva ndafata indege ya mbere. 95 iriya myaka u Rwanda rwari rukimeze nabi, bimeze nabi, nta n'ibyiringiro byari bihari by'uko bizongera kugenda neza. no kutimenya, twari abana ariko turabyibuka cyane. Byari ibihe bitoroshye. Natwe kandi niho nari maze gupfusha papa, yaguye i Burundi, yapfa muri 1993. Bimeze nabi Burundi, nabyo ntabwo byari bimeze neza. Mama amaze gupfusha umugabo, tubaye imfubyi. Nigiye mukuru, wumva uri responsable. Numva ndi responsable. So iyo yabaye nka opportunity, yari ya opportunity yo gusohoka aho hantu. Yego, turamwemerera, ndamwemerera. mutangira kudeta. Yarasigaje ibyumweru 2 ngo atahe agaruke muri Canada. Umva rero umuntu mumenye ibyumweru 2 twahuye, turagenda turaganira. Ati giye cyo nshaka ni iki. Nanjye ndamubwira nti ni sawa. Muri icyo cyumweru babarakoye. Umva kera twe twari tugikobwa, muri iyi minsi basigaye bakora amaseremoni akomeye cyane, miliyoni z'amafaranga. Twe byari bigisharagati. Yego. Inzu zarakubiswe n'amasasu. Tukiri mu gisharagati, ababyeyi mama, urumva abantu bose bari baratatanye, bamwe babiremera abandi babahehe. Abantu twabaga i Burundi hari hatoya cyane. Noneho ugasanga ugahamagara bakagukwera muri salon, nta bintu birebire. Umukobwa icyo gihe umukobwa yabaga ari mu byumbiyo, ugakobwa. Nuko duhita muri icyo cyumweru gikurikira tujya muri Nyarugenge, hariya turasinya. Nari umukobwa muto cyane, birumvikana. Turasinya, ntazi ibyo ngiyemo. Ubwo ikibazo yari agence, yari opportunity ibonetse yo gusomera mu kirere cyane, birumvikana. Ubwo araje yatangiye process yo kumparena. Muri parenage byafashe umwaka n'igice, kera byaratindaga. Mbandage nje nta muryango mfite hano, nta bavandimwe, ahubwo gusa nafite umutante wanjye wabaga hano. 1996 muri Canada. Twarazindutse hakiri amashyamba cyane. Nuko ndaza ntibyatinze, dans 2 semaines nari ntwite. Nuko tangira urugendo rw'umugore, ntazi ibyo ndimo. Gusa mwe muziranye bihagije kwera. Reka ibyumweru 2 agahita afata indege akagaruka, kubonana nawe arukuje. Kandi telefone nta WhatsApp yabagaho. Wahamagara, wajyaga ku muturanyi nk'ahantu ugenda nk'iminuka, agahamagara ati muze kumubwira ko mpamagara aya masaha akaza.
ukagenda ni ibintu bya rimwe na rimwe ndabona ubwana communication ntiyari strong communication ntiri strong kandi kera bakoreshaga Bell Canada telefone ikagukuta nabo barahendwaga ku buryo washobora kwisanga ufite nka bili y'amafaranga 800 ku kwezi ya telefone gusa kubera ko yahamagaye muri Afrika ntabwo byari byoroshye ni ukuvuga ngo wisanze mu rugo rw'umuntu mugiye kumenyana nanjye najya kumuhamagara ari nk'icyo nshaka nkakujya kuri poste kera mu mujyi hakiri kuri poste tukajya muri bwa buzu bajyaga bahaherera turabakera ntabyo nibuka ibyo ntabwo bizi wari umwana nuko noneho ubwo mbadaje ndatwise ndabyaye ndaho jyenyine mugabo ntituziranye ni urugendo rushya nukuri jewe nk'irungushye ufite amaraso ashyushye nshaka kujya muri boîte de nuit njya kurishaka aho mbyinira hajya mubaza aho bajya kubyinira akandeba yari umuntu utakiri muri ibyo bintu hari gap y'imyaka myinshi cyane hari hatandukanye no mu myaka myinshi we wari umuntu ujya ku kazi agakora agataha nanjye ngishaka kujya ku rubyiniro oh my god yego nuko ndabyara nkajya musigira umwana ngasohoka kugira ngo nukuri kugira ngo wayere mu mutwe uracyafite bwa mashereka uracyari umubyeyi mubisi hanyuma wumva ushaka kwambara neza ngo usohoke uracyafite ya mindset yo muri Afrika huje uturuka y'ubwana nturi prepared ibyo uri expected kuba umugore wakajya n'umwana wabyo ukajya umureba kuko se uyu mwana n'uwanjye koko arakonta kuri njyewe uyu mwana koko uzamubyara agira icyavamo koko ntabwo byatinze ntangira kujya muri systeme nk'abandi uriga urakora nkakora twa formation mbona akazi rero byo gusa hari flexibility papa we yajyaga asigara mu rugo nko mu masaha nanjye ubwo twari dufite umubebe tuza mu nzu bagasimburanwa nanjye nkaba mvuye ku ishuri cyangwa se mu kazi nk'abadaje ariko umwanya munini numvaga nshaka nko kwibera hanze namusigira umwana yari umupapa uguma mu rugo cyane utuje utandukanye imico n'iyanjye umva we yari no mature kunduta nanjye maturity yanjye ari hasi nkishaka kuguruka imyaka nakundaga guceza cyane Yesu agira neza kuko ntabwo yabirebaga bibona n'umuntu uri very social ushaka kuba hanze abandi baba indoor ngende mu outdoor ushaka inshuti nyinshi ushaka gukomeza kuryoha nyine mubyaye umwana wa mbere umukobwa araje ukagerageza kuvuga uti reka tumusohokane ko we kameme twari tugitutu tukamujyana muri parke tukamusohokana ubukonje bukaza ndakumbura ndwara gukumbura mama ndwara gukumbure mu rugo ndwara gukumbura i Rwanda ukamurera ufite icyo kintu urumva navuga ngo urumva n'igihugu icyo gihe nta banyarwanda benshi bari bakageramo j'imagine kuri nta banyarwanda benshi n'abantu bari bahari n'abantu utaziranye nabo abantu b'abamama bakuru kukuruta nturi mu rusengero ngo abantu bakwankadire communauté ufite yari inshuti zo hanze nyine no kuko bisi igenda yiyongera nuko umwana agenda akura ahantu twabaga turahava tubumukira ahandi none ntangira kuba comfortable cyane mbyaro wa kabiri haciye nk'imyaka 3 n'igice hari gap nk'imyaka hafi nk'ine ijya ku 4 ntabwo hari imyaka myinshi ni hakameme haciye nk'umugap y'imyaka hafi nk'ine ndamukurikiza w'umuhungu noneho ubwo rero narabaye umumama muri quartier umuzi umujyi nzi kujya mu mujyi nakamiritse ngakora nkaba umuntu ukora uzi kwirwanaho nzi gushaka ubuzima muri za guverinoma hariya muri Ottawa niga imodoka noneho umenye imodoka umujyi ndawukata
birumvikana noneho ukagenda ukata abana nkabasigira papa wabo muri weekend tule weekend nkatangira kuba invité mu bintu bitandukanye anniversaire baby shower bridal shower ubwo rero nkijya no mu rubyiniro nkagira uko nkwepa yarabyumvaga cyangwa abonaga ari ibintu bimushobera akabifata uko byari byaramushobeye yarabuze uko abigenza ndimo ndimagina sinzi uko ndi kubyumva ko nta na communication ihagije yari irimo kuko abantu batafashe igihe kinini cyo kumenyana burya biragora kugira ngo iyo communication yizane yaracecekaga cyane ntambwira ati se ntubona ko mu rugo ibisi byiza cyangwa ibisi cyangwa se nawe avuga ati byibura niba ko nabonye akunda kujya mu guceza kubyina reka byibura njye nyuzamo umujyane ko hari gap y'imyaka hagati yawe yanjye nawe ariko we wumva we yarebaga abana cyane ntabwo twari gusiga abana ngo tujye kubyina cyangwa se ngo numvaga agiye yampa ako kantu ko kujya kuryoha nkambara neza tugasohoka kome restaurant rimwe na rimwe yajyaga nibyo byubaka nibyo bikomeza rwa rukundo muri gushakisha ibyo wenda tuzabivugaho ikindi gihe kuko iyo ujya muri date night n'umugore wawe yongera kwiyumva kuko abagore twebwe dufite ukuntu iyo turongowe wumva ko ubuzima burangiye niyo tubyaye especially hari akadignity genda wumva gatakara kuba warabonye ba mama barabyaye bakaba mu bikwembiyo mu bikoniyo ukavuga uti bigenza nzabaho muri buriya buryo koko ntabwo donc yabyumvaga cyane nubwo mwabiganiragaho cyane yego harimo akantu k'irungu harimo irungu ryinshi cyane nagize irungu ryinshi cyane kuko n'ubundi no mu buzima bwanjye busanzwe ndi umuntu ukunda social life yego cyane ubwo hajemo umwana wa gatatu bikimeze uwa gatatu byari bimaze kumera nabi byo urumva ko nawe ntigeze nkomprena nanjye sinamukomprena simwumve hari n'iyo gapu y'imyaka hari n'igapu y'imico y'aho twakuriye hatandukanye za background zitandukanye ntabwo byari byoroshye nanjye kandi ntafite umuntu mbwira ngo ampane nk'abamama bakuru ureka ko Bibiliya ivuga hari ahantu muri Bibiliya bavuga ati abagore bakuru mwigisha abatoya gukunda abagabo babo ntabwo rero igihe nanifite iyo kandi nanjye n'abasenzi numva n'abandi n'abaciye amazi Yesu yatarafata before Christ bikara utarakizwe urakomeza urirwanira urapushinga ariko ukabona wapi nta gihinduka abana baravuka gusa ariko ukagiramo na stress ntabwo nahita depression cyangwa se iki ariko hari ukuntu waba wenda depression stress nabyita postnatal depression kumva urashaka kuba hanze cyane ni cyo kigaragaza ko inside muri jewe hatari heza nuko akenshi niyo ntabaga mfite umuntu njya gusura akenshi sinakundaga no kujya mu mazu y'abantu najyaga muri mall hari inshuti yanjye twabanaga najyaga mubwira ngo nkunda turiya tuziki two muri mall nkava mu iduka rimwe aho baceza hinjiramo nkareba imyenda nkigera ariyo nkasohokana nubwo ntabaga ngomba kugura ikintu ariko ngomba kurwana n'irungu cyangwa nkaba ndi kuri telefone cyane icyo turaza kukivugaho telefone kubera ko domestic yo muri mujyi hagati cyangwa se uhamagara umuntu mu gihugu nta mafaranga tubisabaga icyo nicyo gihe za cellular zitaraza nta mafaranga twabitangagaho so niyo yonyine washobora kuvuga uti nyifiteho uburenganzira full time uhamagara wa Toronto uhamagara wa uhamagara wa Ottawa ukimara irungu babyita kwimara irungu no kwishakishiriza akantu katuma wumva umutwe wawe hari ibintu biri guhinduka urakomeza urwana n'urwo rushako udafite definition nini cyane rurimo abana ariko rutarimo kuganira ngo tumenyane menye ngo umugabo wanjye afite iyihe caractère personnalité n'icyo akunda iki nanjye ngo amenye avuga ati umugore wanjye ari social nimuha kuba social wenda kumuha ka social life wenda hari icyo byamubara bya equilibre
ekiribure byamuha. kandi nawe twibutse ko atasengaga ni ukuvuga ngo mwembi mwari mwifashije kabisa. Yewe gusa kubera kuzana mvuye i Rwanda nasengeraga ahantu muri Saint Andre, nari umugatolika ariko kandi umugatolika na mwiza nushaka. Nubwo nabaga nagiye muri Bois nitwaraye muri za Cadillac hariya, nabyukaga nkajya mu misa. Misa ya saa tanu z'amanywa, misa nkuru ntabwo yansigaga. Wumva ushaka nahoze kuva kera no muri iyo gatolika yanjye kameme najyaga mu misa, nari umwana ujya mu misa. Ubwo habaye imyaka ingahe? Umwana wa gatatu mumaranye imyaka ingahe ubwo? Urumva naje muri 1996. 1996 undi wa gatatu yavutse muri 2005. So harimo kameme nka 10 ans. Almost 10 years. Hanyuma bigenda gute? Hanyuma rero ubwo mariage iza ku 2005 nibwo umwana yavutse, twatanye 2011. Imyaka 6 nyuma yaho. Ariko ari urugendo, ari mariage ikonje cyane. 15. Naho yaje 15 years. Twatanye urebye ari nka 14 bijya muri 15 kamwe 15. Divorce irakomanga. Biranga neza kuko byo byari byaranze kare. Ndareba ngiye urebye mbireba byanze nko ku mwana wa kabiri, kuko ku mwana wa kabiri nashatse gutana 2003 biranga, maze gupfusha mama 2003. Igikomere kindi already nari nkirwana no kuba narongowe n'umuntu tutaziranye, tutigeze dukundana, nta bondi yari ihari already nanjye n'umugabo. Rero kubera kutagira bondi n'umugabo ntabwo nigeze ngira bondi n'abana banjye ari batoye. Urumva? Nuko ubwo rero ntandukanye n'umugabo muri 2011. Ariko mu by'ukuri urebye mariage isa nkaho yagiye muri iyo 2003 aho yo attempt nagize yo gushaka gutana nawe. Rero ko nari ntangiye kumenyana n'abantu, mu mama twari duturanye. Noneho ariko jewe kubera ko nari mfite kame mu buryo nari ntangiye kwegera Imana. Ntarakizwa, ariko nari maze kubatizwa amazi menshi ahantu mu kiliziya cyitwaga Church of Christ. Nyobowe n'umuntu w'umukobwa wari uvuye Toronto, umupasiteri. Yari umukristo usanzwe wabasengeshaga. Niwe wari unyemvise muri eglise yaho, yari yitwaga Church of Christ, karaka eglise gato. Ndagenda ndinjira, bari abantu yari eglise ntoya y'aba Baptist I think. Bajyaga baza rero couples zikaza gusura abantu mu mazu, bakabigisha ijambo ry'Imana bimeze nka Jehovah Witness, ariko ntabwo yari Jehovah Witness kuko bo barazaga kabisa bakinjira bakaba involved mu buzima bwa couple. Aho rero niho bamenye ko hari ibibazo mu rugo rwanjye. Baragerageza ariko ko mu mugabo atari open muri uwo mwanya kwinjira mu gakiza no ko dufashwa muri ubwo buryo bwa za counseling. Jewe rero byinjiramo njya gusenga 2001 ndabatizwa amazi menshi, ariko nigumira mu isi iby'Imana n'isi mbifata. Nuko rero 2003 mfushije mama, ndibuka nari ndi muri time itoroshye cyane kandi mariage atari nziza. Ngarutse mvuye guhamba mama, hari quietness mu rugo, hari very quiet. Birumvikana cyane. Hari icyo kintu cy'icyuka dimwe kitumvikana, navuga agiye ku ruhande rwanjye. Nta communication. Wamuturaga inda umuntu mutaganira. Ntabwo namubwira ngo ni wa muntu biranga ndadesida ndavuga ngiye kuruvamo. Ariko mbere yo kuruvamo ndavuga nti reka kambwira Imana ko Imana agiye narizi ko mbwira Imana yumva. Ndayibwira nti wa Mana we ndashaka kuruvamo, ariko ndashaka kumva nawe icyo bivugaho. Ufite iyihe point, ni ikihe wabivugaho? Rero ndazi kuri Imana iba mu ijuru, ntabwo uri buze ngo tuganire umanuke wicara aha tuganire, kandi ndumva ashaka kuganira, ndumva ashaka umuntu uganiriza. Ndaremerewe. Basohereza umuntu physique nkanjye. Mama sinakubwira ukuntu umugore yaje njya muri mall, nashaka kujya muri mall yinde mu mujyi ngiye kuriha carte yanjye
yari afite carte ya Sears ngomba kujya kwishyura. Noneho uwo mugore tuza guhura, ndamubwira nti mama, numva umutima urambwiye ngo wa muntu wabwira ibi bintu n'uyu. Yego. Ndamubwira mama, ufite umwanya ngo tugende, ndagukeneye. Ati nta kibazo. Yabaga inyuma y'iwanjye ahantu nari ntuye hafi. Nuko turagenda turaganira, mubwira ibibazo byanjye ko ngiye gutana n'umugabo. Araceceka, nta kintu yigeze ambwira. Arambwira ati cyakoze, ati abana baracyari bato, ntabwo ushobora kuva hariya ahantu ngo wikorere, uratwara abana uyu mujyi urakurya. Yego. Ugiye noneho uribaza ngo umerewe nabi mu rugo kubera uri emotionel, acyari muto, uribaza ko wenda hari wahita urongorwa ukabona undi mugabo. Ati nyamara ndakubwira ko ntabwo hano hanze byoroshye. Bari abana urabakorera, urabikorera, ubakuri iruhande rwa se ubakunze cyane, ko numvise kumbwira ko ari umupapa mwiza urera abana be neza kuri urwo ruhande, ntacyo umugayaho. Yego. Atari ko mu rundi ruhande urikorera abana b'abana, ugiye kubatera agahinda bakiri batoya. Umukuru yari afite 6 ans, umuto yari afite 3 ans. 2003 uhita ubivamo bya divorce urabireba? Mbivamo. Arambwira ati genda wahukanire ku musego. Yego. Nyaberwa ibyo avuze. Marira yawe amenwe n'umusego. Ati ugenda wahukanire ku musego. Ni ku musego bivuze ati urya mu ruhande rwawe ukabaho, nawe akajya mu rundi ariko ukagumaho. Yego. Ntugende. Nuko ubwo uragenda urabigerageza cyane. Numva ndaruhutse ko byibura hari n'umuntu wanteze amatwi. Wakumvise. Ndababwiza ukuri bavandimwe, kugira umuntu ugutega amatwi n'ibintu biruhura cyane. Kandi ukabuzi ko uwo muntu atakujajinga. Ni ibintu byiza cyane. At least wumviye n'inama y'urahaguma, abana baba begera hejuru gato. Kuko nari umuntu kameme, numva nashakaga inama, nicyo cyonyine nashaka, ngira ngo nicyo nashakaga. Nashakaga umuntu ntega ugutwi akampa uko abyumva, akampa point de vue yuko yumva urwo rugendo. Usunitse iyo myaka 2011 biranze tuza no kwimuka tuva Ottawa 2008. Nkigera hano muri uyu mujyi bivamo séparation de corps. Yego. Mutandukana mu cyumba. Séparation de corps iratangira, ajya mu cyumba cye, njya mu cyanjye. Nongera kubimaramo nk'indi myaka 2 n'igice. Bigoye. Urumva rero uri distrait, uri distracted. Uri hagati y'urugo rutahari n'abana. Njya rero gufata ya majob yino atoroshye nakoraga muri icyo gihe. Naraje mpita mbona akazi muri Catholic Social Services. Nkanakora muri weekend, ngakora ibyo bya 48 hours ahantu nakoraga. Abana bubwo muri ibyo byose. Urumva uriho urahunga kubera ko social life ngeze hano muri Edmonton. Social life yanjye bya bindi byo gusocializing, urumva inshuti zanjye nyinshi zari Ontario. Yego. Nuko zari Ontario, hano sinigeze ngira effort yo gushaka inshuti. Yego. Kuko deja nahaje ntakunda. Wahaje utanishimye? Nakundaga Edmonton na gato. Nta nubwo wari wishimye? Ntabwo nari nishimye, sinari nzi ibyo ngiyemo kandi. Bimaze kumera nk'iki, bimaze kumera nka bya bindi ukuntu naje mvuye i Rwanda ndi mutoya, ariko ubuho ngomba kwirwanaho uko bishoboka, nkarwana kutatana, kuko ngiye divorce kameme ntabwo byari ibintu. Ntabwo ari cyo warushyize imbere? Ntabwo byari ibintu byanjye, ni ukuri. Urumva no muri ubwo buryo naje hari ukuvamo ko nari gushobora kuba navuga nti reka tutane, nabonye ko nigerera hano, ariko ntabwo byari mu mutima wanjye. Nari umuntu uvuka mu muryango ufite uburere, nashaka kubaka. Biranze rero uradivorishije, divorce irabaye? Divorce irabaye. Wisanga n'abana mwenyine? Bankanuriye bandeba, ngiye n'abana jyenyine 3. Bagukanuriye amaso bose bakureba? Kandi bari bakiri batoya. Mukuru yari afite 13 ans et demi, uwa kabiri afite 10 ans, uwa gatatu afite imyaka 6. Bari bakiri bato still? Bari bakiri bato, imyaka 5 ajya muri 6, kuko hagati y'uwa kabiri n'uwa gatatu bafite imyaka 5 hagati. Bari bakiri bato cyane, bose bari kukureba cyane. Muri mu nzu mwenyine? Wagize ubwoba? Ndibuka mva iwanjye nimukiraho nyine ngiye kubana n'abo bana.
nari mvuye kugura ibintu numva ngize agahinda amarira araza numva ntangiye umutima utangiye kurira burya hari ukuntu umutima urira ndavuga saba abana ubu koko nazanywe muri iki gihugu no gutana n'umugabo ngo ntangire nirerana abana kuko nari maze kubona kameme abamama baba monoparentale bibana basingle mom uburyo bavunika uburyo babara uburyo abana bahinduka ubwo rero nibwo nari ntagiye kugira rero kuvuga nti bitangiye kuba wake up call. Wagize ubwoba babana nshobora kwimagina ko nabo mutari mwaragize ikintu cyo kubondinga gihagije cyari gihari ntabwo mwari muziranye cyane ko wagumye mu ma stress yawe iriya myaka yose 14 ugerageza urwana no gushaka n'ubuzima bwo hanze ushaka akazi tuzi tubiri urwana n'ibyo bintu guhindura umujyi n'urwo rugo rutakubereye rwiza cyane abana bakwicaye imbere barimo barakureba cyane ugiye kubana nabo wenyine cyane nari umuntu kubera nyine iyo social life yo gusohoka ntari nkiyibona ubuzima bwanjye bwatangiye kuba kuri telefone ba addicted kuri telefone mpamagara inshuti zanjye zo muri Ontario ubaganyira usohora amarangamutima yawe hari n'igihe ntaganyaga kuko sinari umuntu ukunda kuganya mfite ukuntu meze naganiraga yego nari mfite inshuti nganira nawe tukavuga kuri ibyo bintu ariko abenshi baba kuvuga ibindi bintu mwisekera wihamura ukunda blague n'icyo kumva amakuru kugira wimare stress nyine wivanemo babana nyine nawe bitekerezo uri kuri telefone cyane utwaye imodoka uri kuri telefone abana ukajya ubwira ati ceceke numva nta bonde abana nta bonde ariko maze kwimuka nagira ubuntu n'Imana cyane Imana isa nkaho ibaye nk'ituruna ubuzima bwa urumva burahindutse deja burahindutse navuga for the worse no for better byabaye bibi kuruta byabaye bibi kuko ubu ngiye kuba umama single mom noneho ntangire nsogongere kwa kuburera abana uri wenyine twibukiranye ko umukuru ageze mu myaka y'ubutineja tekereza umukobwa umukurikiye nawe ariko hasatira haracyarimo wandi mutoya nawe kwitaho wadeke iyo stress yose ni yawe rero ikintu ugiye nakoze kuko abana banjye ngiye kuva kwa se narabicaje ndababwira ndabategura mbabwira mu buryo bari bubwumve kuri iyo myaka bafite ndababwira nti bana ntangira kubabwira ese mufite abandi bana ku ishuri bafite bari divorce n'ababyeyi babo bati barahari kenshi so and so their mom and their dad don't live together nanjye rero natwe tugiye kuzaba muri ubwo buryo tugiye kuzabaho muri ubwo buryo I'm going to live but you and dad it will always be the same apart that we're going to have our own house and dad is going to have his own house but you will always go to dad bati nta kibazo so we're going to have two houses bakumva bintu biri fani abana bazumva ni batoya ntibazi nuko ndababwira ntituzibana byaroroshye kuri transition kuko jewe maze kudesida kugenda nicaje umupapa wabo umugabo wanjye ndamubwira nti ndabona bitarimo gukunda ko icyo nagwanaga nacyo no kugira ngo umwana wanjye atazakura abona ko biri okay ko ababyeyi baba mu byumba bitandukanye birumvikana nangaga kumuha iyo picture cyangwa nitwe baroro modo yari afite muri ubwo buzima yarazi ko rero biri okay ko umuntu yabana n'undi bakibanira bakaba mu cyumba ho bubahana ariko mwari mu cyumba cye n'undi ari cyakora ubuzima bwe nangaga icyo kintu rero ishusho mbi nuko ndesidara tubiganiraho mu buryo bwiza cyane
kuko ngiye na papa we kameme dusa nkaho dufite ikintu gifite common, dufite aho duhurira nuko tureba inyungu z'abandi kandi twavuye mu mafamiye kameme afite uburere, afite ikintu cy'ubunyangamunyanga n'indangagaciro. Twabiganiriyeho neza, ndamubwira nti nzagenda mpitamba mu kazi nari ndimo ko nariho planinga ko noneho ubu nzabigira gute. Nashakaga flexibility y'akazi nzakora gatuma abana banjye badashobora kandi kuba mu nzu nkora za shift. Njya mu ishuri ndiga, arabinyemerera, akabifata, aho ndahamushimira cyane kandi ko nari nzi ko nubwo dutanye ariko ndazi neza ko mufite icyizere ko tuzatana neza ku nyungu z'abana. Njya mu ishuri ndiga, cyane cyane ko yikundiraga n'abana, yakundaga abana be cyane, yego cyane pe, abafata neza, ari umupapa ukora inshingano ze z'ubupapa neza. Hanyuma noneho njya mu ishuri ndiga, mvamo mpita mbona akazi muri court house hano muri Edmonton. Ntangira gukora, ngakora 8 to 4:30, ariko nibagirwa ko kugira ngo ujye kugera ku kazi 8 uba wavuye mu rugo nka 7h, abana batangira ishuri 8h30. Abana rero mbatraininga nk'abasirikare. Uwo muto wa 10 umukuru yari ari muri high school, nako muri junior high ari muri 9e année, uwa kabiri kari muri 5e kajya muri 6e année, ya mu 5e primaire, undi nawe ari hagitangira arangije maternelle yagiye umwaka wa mbere. Ako kabiri kagahungu nkasiga ibintu byose nabiteguye, bakambara hari walking distance kuvaho nari ntuye no ku ishuri ryabo rya primaire. Uwo wundi mukuru yabaga yagiye kare yafashe bus ajya ku ishuri. Narabatraininze mu buryo baba autonome cyane, bari independent. Ariko noneho ukagira gutyo kubera kuba abana, ati mama, ati bakampamagara ndi kuri biro, bati rero ati Jonathan nta ngofero yafite, ati twarayibagiye ku ishuri, harakonje, tubigenze gute? Ntibigire gutya, bigire gutya, bakamwambike furare, mubigenze gutya. Abana bakamarsha bakagenda bonyine. Urumva abana batangiye kuvunika ari batoya, muri emotion, sinzi uko batekereza. Ubwo nuko rero dutangira urwo rugendo. Ntabwo byari byoroshye. Nta changement wagiye ubona muri bo? Twibukiranya ko bari mu umutoya yari afite ukuntu ari behind muri class. Nibaza ko kubera ko yari na muto wagikeneye se, hari icyo byamutwaye, yahise atakaza ikintu. Wa kabiri nawe la même chose, kuko nawe ageze muri 7e année, aho kugira ngo umwana ashake gukunda kwiga yikundira gukina. Imana ingirira neza. Imana ingirira neza. Ndavuga ni ibintu byo gukora do 8 à 4. Hamuhaze mu mama aza kuza kunyegera ati ushobora gukora ibyaho muke, ariko akavuga se ubuzima bwanjye bwose nakoraga muri biro, ibyawe nk'umukeya n'iki? Arambwira ati nyamara bigerageze, biri flexible, bizagufasha kubera ko uri umusingle mom. Nuko mbigerageje nsanga koko biri flexible, nijye wideporeza abana ku ishuri, nkajya mu bakiriya, nkaza kugaruka nkabatekera, nkoza kuza kukire. Byari bivunanye cyakoze nabyo, nahoraga ndushye cyane, nari umuntu uhora urushye pe physically, n'ukwereza manani nkiri muto. Noneho ubasha kubarera kameme. Mbasha kubarera. Ubwo mugiye kumenyana. Ubwo abana rero cyangiriye neza rero, Imana y'amana nziza yakabyara, ntangira kumenya gusenga. Ntangira kumenya kujya nsenga. Twamara kurya, nafite ukuntu narateguye, ukuntu mu gikoni narakiza agatable. Ako gatable twasangiragaho n'abana banjye, niko katangiye za healing zanjye n'abana. Tukaganira, tugaseka, bakambwira buri munsi bashaka ko mbatekera iki, bakambwira menu icyo mbakorera, tukasangira. Nibwo natangiye kujya nibwo bwa mbere nari ntangiye gusangira n'abandi banjye ku meza, kuko imibereho n'abanye n'umugabo ntabwo twari abantu tujya kuri table ngo dusangire, dutegura ameza twicare n'abana dusangire. Ntabwo twigeze tubikora mu myaka nabanye nabo. Mutangira kujya musangira, duseka, tuganira, nkamenya ibitekerezo byabo, nkamenya. Nibwo namenye umwana wanjye wa kabiri ko agira umujinya mwinshi.
yari umuntu ugira umujinya mwinshi, yari très émotionnel cyane. Noneho ntangira kumubwira umuha amatips y'ukuntu ashobora kujya agera umujinya we, kuko yahoraga ari in trouble ku ishuri. Sinzi barwanye n'umwana, sinzi yateye umwana akantu, sinzi yakoze ibi. Hanyuma twadukomereye yahishemo indani nawe wa mubano wa nyina na se utaragenze neza, we byaramwafekse cyane cyakoze kuruta umukuru. Noneho kuko nari yari umwana sinigeze mwiga ngo nigiye, kandi koko ari n'umwana muto, yari ukibebe, yakundaga kurira cyane. Umva uwo mwuka wari uraho, wari utangiye kumwafekta. Yari umwana ukunda kurira cyane. Ku ishuri agahora ari in trouble muri munsi. Hanyuma rero nibwo naje kumubwira nti dore rero iyo umwana akurakaje muri ubu buryo ugomba kuvuga aho kurigira ngo reacting, express yourself. Rimwe aransetsa arambwira ati mama, umwana yamwe yandakaje, nari ngiye kumukubita, ngo ariko ndaba ndimukubita ko nza kuba in trouble, ngo mfata ikaramu ngo nyisunikira hasi, ngo ndayitora, ngo umugeni nafashe akanya ko kuyitora ngo nyongere nyifate, ati umujinya uragenda. Turabiseka. Nuko wabonaga ko agerageza. Noneho ntangira kubaganiriza mu miganirire yanjye, kuko nari mfite ubwoba bw'icyo gikomere cya divorce. Natangiye kujya narebye nsanga ni nk'Imana yanyoboye mu by'ukuri. Ntangira kubaganiriza ku bikomere byanjye. Yego. Kababwira umwana ubuzima bw'ubuhunzi, ndi umwana, uburyo nafiringaga. Ndagira kubabwira amakosa yanjye, ndi umutineja nanjye, ukuntu nasimburaga ibipangu nkajya muri boîte, nkabeshya ababyeyi ngo ngiye ku mwana umwe kandi twisohokeye tugiye muri boîte. Mbabwira les copains nagize, abana nkabaganiriza, nkaba open. Bonaga bibafasha cyane. Kuko gihe cyo nashakaga ko bangirira icyizere. Kuko kurera abana, aba bana turera niba ari abantu batureba baradusoma nk'ibitabo, ni nk'abajije bicaye muri court house, areba yobserva, yumva, areba ufite ukuri aho ibintu bipfira, kandi ni abanyabwenge cyane. N'abana ni abanyabwenge cyane. Ntazagira umuntu ujya wibeshya ko abana ari bato ngo afite 5 ans ngo ntabwo areba. Na cya kinyarwanda rero tutababwira, tutabigisha, barabizi kuko bagenda bahwanya ijambo, kuko abana biga body language. Ntabwo ari ngombwa ngo umenye ururimi ugenda urumenya au fur et à mesure umuntu aruvuga. Ariko body language ivuga byinshi cyane. Baba babibona cyane ama expression. Ubwo bageze mu myaka igoye mama. Bageze mu myaka igoye, ndo ndashaka icyizere rero. Ndakora uko nshoboye kose kugira ngo buryo urera abana nuko bakugirira icyizere. Ntibashobora kukuvuga ngo ntabwo tugufitiye icyizere cyangwa ntitugutrustinga mu buryo tureramo. Leadership yawe ntabwo tuyitrustinga. Ntabwo bashobora kubikubwira ko baba bagukunze, babanga no kukubabaza, ntibagukubabaze. Ariko ikintu narwanaga no kugira ngo ngaragaze leadership yanjye, noneho usijye uridinga, turagendana twembi. Naho nibaze, yes, muramfasha namwe tugendane, ufite ikibazo akimbwire, noneho mba open kuri bo. Bya bindi wenda mu muco wa Kinyarwanda tutajya tugira. Umuhungu wa kabiri atangira kukwereka utuntu rero sasa. Umuhungu wa kabiri ari muri 7e année, mwarimu arampamagara ati umwana afite 27% muri maths. Kwijana se umwana ati cyatumye agira aya manota nuko nta devoir akora, homework size ntazakora. Numva noneho ndigaye cyane. Umwana koko ko ntajya ndeba homework zabo, naho nanjye nza narushye nk'umusingo mama, ngwa ahantu nteka. Hari n'igihe nazaga nkaryama muri couch, ubwo barakora devoir, mutoya we wapi ndarushye. Birumvikana. Cyangwa dufubire kuri telefone, ntabwo ibyo bintu ko abana urabatwara gisirika, mwakoze homework bati bote bateye, kandi abana ntacyo narebye, nta mifuka yabo y'ishuri narebye. Nuko nibwo nafashe decision yo gufata umututa. Uzajya umwigishiriza mu rugo. Nuko n'uwa mbere n'uwa kabiri bose bigiraga mu rugo. Nuko amapoint yabo yaje kuzamuka. Bakoraga 2 fois par semaine. Nkavuga nti y'amafaranga yabo
ya muri guverinoma baduha ngiye kuyinvestisa muri education yabo. Yego, hagira umuntu uzajya bigisha. Ubwo activité bimeze bite? Activité nakoraga swimming, bakoraga swimming chaque samedi. Nibyo. Wari urimo uragerageza nk'umubyeyi. Hari ikintu nshaka ko tubwira umubyeyi uri kwirerana abana. Iyo bonde wavuze ni ikintu tunegrija cyane mama. Ikintu tunegrija cyane. Hari abayikabya ukabona umubyeyi zirikaho abana everywhere, ibintu byose ari bajyanamo n'ibitari by'abakuru bari kumwe. Biriya nabyo nibaza ko biza kugira ingaruka zabyo nyuma. Ariko noneho hari undi we rwose wagira ngo nta nubwo abaziranye n'abana be na gatoya. Ubona ari abantu babiri b'abaturanyi. Yego. Ariko atazi n'izo expression wazovuga. Ukaba utareba umwana wawe ngo umenye ikintu arimo kukubwira. Akihugiraho kubera ya depression, kubera kagahinda, kubera ya ryarungu. Warwana n'ibyo ariko abana bakamera nkaho. Yego. Just abana rero ukuntu bimeze, ushobora kuba utari n'umusingo mama. Uri mu rugo rubi. Ushobora no kuba uri mu rugo rubi gusa. Ufite ibibazo byawe personnel. Yego. Uri uratraversa ibibazo byawe personnel nk'umuntu. Yego. Ariko abana ugasa nkaho ba neglectings. Yego. Kandi neglection aba iri kwinshi. Hari neglection ya physical neglection, ugasanga umwana ntiyambara neza, abana bagiye ku ishuri badafite lunch, abana kuri mu bibereho y'ubuzima bwabo ntabwo imeze neza, nabo biri neglected. Sibyo kinzi ukunze kubibona mu bantu bafite ikibazo cya addiction, ikibazo cya mental health, ari umumama ufite nka mental health, wirerana abana bakaba neglected muri ubwo buryo. Ariko neglection ishobora kuba ubambika neza, ari abana basa neza, ari abana vraiment nkanjye abana banjye ntari umumama n'ukuri ufata abana be neza mu buryo bwo hanze. Ariko emotional neglection bond y'umumama, kandi ntabwo uyibima uri aware, nta uyibima utari aware, uyibima uri mu twawe twa telefone, uri mu nshuti zawe, uri busy. Ushobora kuba wiga uri no muri universite uvuga uti ndashaka gukora masters, uri busy mu kazi, urashaka kubaha ahantu heza ho gutura, imibere myiza, bakaba neglected muri ubwo buryo. Yego. Ariko utabipanze. Yego, utabipanze. Yego. Uje gufata decision ikomeye rero, ohereje umwana mu Rwanda. Yo. Noneho umwana ageze ku myaka 12 abageze muri witiemane. Yego. Rimwe uwo mumama wazaga kubakoresha devoir homework cyangwa se kubakoresha tutoring. Bari bafite ukuntu ababaza ati se ntangire umukuru cyangwa ntangureme cyangwa ntangire se Joel. Ati reka umukuru avuga ati reka giye bari ugiye utangira. Yamwigishaga math na math chimie. Yego. Noneho akabagakora math, bagakora chemistry, akamwigisha. Undi nawe rero aranyura, sinzi ukuntu yabanyuzeho ajya kuri YMCA gukina basket. Umva atangiye gukura. 17 aho ngaho. Oya, yari 12. 12. Ari muto cyane, ari muri witiemane. Noneho baramushatse baramubuze. Ayo data we. Umumama arampamagara. Urumva icyo gihe bakoraga tutoring kwase, kuko niho hari hafi kuruta naho twabaga. Yego. Ariko ubwo nibagiye kukubwira ko ubwo nari nararongowe n'undi mugabo wa kabiri. Okay, ubukwe bwari bwaramaze kuba deja. Ubwo ubukwe bwari bwaramaze kuba ari 2014 nako nakoze ubukwe n'umugabo wanjye turi kumwe. Yego. 2013. Yego. Nuko umwana aragiye, barampamagaye ati umwana turamubuze, muze kurindira aze. Umwana agaruka mbwira wa muntu wabigishaga ntigendere, uyu munsi nta kibazo. Mudiringana nawe sasa. Njya rero kubatora kwase, nafite ukuntu bakura kwa papa wabo bamaze gukora tutoring. Yego. Njya kubakurayo. Umwana ndabireba ndavuga ntumwana mbanye bandi muri uyu mujyi. Kurumva ko nayo mfite n'ubwoba mfite. Surtout ko wabonaga n'izindi ngo n'abandi bantu bagiye abana bagiye bahura n'ibibazo byo kunywa imogi, kurugurisha se, ibigare se. Nabwo umwana wanjye ubu yagiye gukina koko ari kumwe n'abandi ubu. Yego.
nibwo natekereje igitekerezo cyo kumujyana i Rwanda muri boarding school. Ndamufata ndamutwara. Umwana nabwira ngo mukuru aramubwira ngo noneho ngo nakoze amakosa, ngo aya makosa ngiye kuyapeya sheri. Umukuru aramubwira ati that's your problem. Nuko umwana ndamuteruye mujyana i Rwanda muri boarding school afite 12 ans. Muri wamwaje kubiganira nawe? Twarabiganiriye ariko nari ufite ukuntu ndi mama musirikare cyane. Birumvikana kandi warabireranye wumva. Numvaga nshaka hari aho mbashaka kubagera. Amaze igihe kingana iki mu Rwanda ubwo? Yize umwaka w'ishuri wose. Yagiye afite 12 ans turning 13. Yiga umwaka w'icyenda wose mu Rwanda. Ari kuri telefone, ari muri boarding school. Urumva n'umwana ugiye kuri muri boarding school bari Mesera. Yego. Muri boarding school babyuka saa 10 za mu gitondo. Bakakaraba, bagomba kuba bari muri 6h du matin, bagomba kuba bari muri classe bari bategura umunsi w'ishuri. N'umwana utabimenyera abana bo muri Canada. N'abana bari navuga ngo bari spoiled. Umwana gutangira kuba muri iyo environment yo kuba ku mashuri nta mubyeyi abona. Abana atazi. Already nyina nibwo akirongorwa n'umugabo wa kabiri. Yego. Ise nawe ari muri process yo kuzana undi mugore. Nuko byari bimeze. Ntago byamworoheye naravuganaga. Je numvaga ari interest ye ndiho ndwana nayo. Ariko umwana nawe yari afite interest yariyo connection. Akemera kukuvugisha? Umwana nyuma yaho yaje kwishima kuko nanjye urumva nk'umubyeyi ko yari muto naramubwiye nti uzagenda ugira inshuti zindi, ugira abana b'Abanyarwanda, w'ikinyarwanda. Ariko nyuma nyine birabanza bimuramutonda, ariko na making agashobora kumpamagara buri munsi ko ishuri ryari rizi ko ari umwana uva hanze. Narahamagaraga rero bakamumpa. Nari mfite n'umupapa umumesera wo muri ako gace, yakoraga ku ishuri ryabo. Yari umupapa ushinzwe kureba muri za dortoir zabo n'iki. Desida kumugarura. Adesida kugaruka nyuma y'umwaka. Ariko je ntabwo nashaka kumugarura. Umva ni papa we tutavugaga nashakaga akamerikeyo gato yakure umugabo yige kandi koko hari icyo byamuhinduye kiza kandi. Papa biramurambira ati garura umwana arumva yahamagara gasarira ati I'm depressed, simpashaka. Ise rero aramugarura. Ababuje kugaruka. Icyo gihe rero yagarutse umva afite 9 ans, afite 13 ans. Agaruka afite 14 ans gutyo. Wabonye impinduka ageze aha? Ubonye hari ikintu cyahindutse? Yes, yari umwana yaraje arahinduka amacua. Urumva umwana yamaze kugira dependance. Yamaze kuba independent. Azi kwimesera, azi kugendera ku masaha. Yavuye ino ari umwana udashobora gufata note. Abana bino ntibafata note. Arambwira ati mama ndandika ku buryo hano hazanye ibibavu. Ari umwana wandika neza, ari umwana mu ishuri sale, uri attentive. Afite ukuntu yagize na bondi n'abandi bana b'Abanyarwanda. Umva n'ubu iyo tuganira arambwira ati mama that was the best thing you could ever give me. Aza kugira shite nyuma nanone. Aza kugira shite nyuma kuko urumva yavuye muri environment iri ifite structure, aza muri environment rero idafite structure mu buryo navuga bw'ishuri. Yego. Ku mashuri nta bamva bo bambaraga uniforme, yarazi ko agomba gusiga siraje urukweto rwe umva mu Rwanda, uniforme cravate, bambara cravate, azi neza ibintu by'ukuntu biri bugende. Umunsi ubuze kugenda babyutse kare, barize, barapreparaga. Abarimu bari strict, ibintu bimeze neza. Rero kugaruka hano yambara umwenda ashatse, niba yambaye ipantaro icitse, niba bya hano nyine. Arashita ajya mu Kigali. Tugeso tutari tuzima. Yego. Ashita ajya mu Kigali noneho nabwo Burundi rugendo. Urwo rugendo turugemo mama. Yego. Urwo rugendo rero ukuntu rwagenze, umwana atangiye kujya muri basket. Kubera ko namujyanaga ku ishuri nkanamwikurirayo, byari mu buryo bwo gukontorora movement ye y'ishuri. Hanyuma ariko ushobora gukontorora kugeza ahantu
kugeza kuri degree imwe ariko umwana aba amaze gukura amaze nawe kumenya uko akujonga 14 ans yaje ahita ajya mu mwaka w'10 10e année yari afite 15 ans hanyuma araza atangira muri 10e année yari bien kina basket amera neza ageze muri 11e année umva atangiye gukura imisatsi atangiye kuyikaraga ibigare atangiye gukuramo gushyiraho les boucles d'oreilles atangiye gushyiraho earrings amahereni atangiye kuba free rero yo gusohoka akajya nko bava ku ishuri ntahita ataha agahita ajya iwabo w'umwana bari babiganaga bakajyayo naho rero yatangiye kunywa inzoga kunywa akamogi gutyo byitwayemo ubwo ndi umumama usenga cyane aho rero niho nari maze kurongorwa n'umugabo kabiri nibwo nafashe rero njya mu Mana by'ukuri yego ukamusengera amanywa na nijoro umva cyane ndibuka gusenga ni byiza cyane kuko nari mfite impano ku buryo umwana wanjye biri bubabeho narabibabwiraga kare nkamubwira ni Imana ikanyereka nkabwira ngo mwana mwe ngwigira hano ngusengere urebe neza hari iki kintu kizakubaho kandi iki kintu nikikubaho uzahakuraho ibibazo bikomeye cyane bakabyubaha kuko bari bazi imisengere yanjye yego noneho ndababwira rimwe yari ari kumwe n'umushuti we ndababwira ntimuze nari hasi ndimo senga umushuti waje kumutwara sinzi aho bari bagiye ndabwira ni murindira nzereka nze ngusengere ati mama ndihuta ashaka gusohoka mbamugezeho ndamusengera arasohoka bakigera muri highway bagenda bakora accident imodoka isa nk'ituruna gutya bavamo nta imodoka isihaga ntacyo bigeze baba azagaruka kanuye amaso ati mama ati bya bintu ati utansengera twari tugiye gukora accident mbi nuko muri utwo dufuti twose yari arimo yabaga azi ko kame mu mama nshobora kumwizera nkamubwira ibyo nshaka bari n'abana basenga ariko ubwo bwose jyewe kuva maze gutana n'umugabo nari mfite ukuntu ngira isaha imwe après le dîner noneho dina yarangira nkasoma Bibiliya nabo tukanasenga bikora gutyo n'umugabo wanjye tumaze kuba n'undi mugabo yasanze turi abantu basenga basoma Bibiliya abana no mu gitondo bajya kujya ku ishuri cyangwa twajya mu mirimo yacu twari dufite icyumba nari mfite icyumba hasi muri basement nkabanza gusenga n'abana tugasenga abana bakagenda n'abana bari bazi kuridinga amasengesho tudukora mu rugo ayo makrize donc byagiye bikorohera kubera gusenga ibyagiye binyorohera kubera hanyuma inshuti rero izo nshuti uburyo nagiye rero ukuntu nagiye kwiga ni nk'Imana yanyigishije uburyo abana b'inshuti z'abana banjye ntabwo navugaga ngo uyu mwana ni influence mbi ku mwana wanjye oya ni erere tujya dukora mama tujya dufata abana b'abandi tukabaha igipicture kibi kuko yinjiye asukuntu ahumura itabi se asutse ibintu asutse inyweri afite amatendera niwe influence mbi ku mwana wanjye ariko ukibagirwa ko ibikomere uwo mwana afite igituma ababondinga hari liaison bafitanye yego hari ikibahuza bose bari broken ariko ukasanga ushaka kubishyira ku mwana w'undi kuruta kuvuga uti ko mbonye uyu mwana umwana wanjye akunda cyane inshuti ye magara akunda ameze atya ni ukuvuga mwibonamo reka rero ahubwo mbakansuringire hamwe bose aho niho rero ukabigiraho inshuti abo bana nkabegera abo bana nkabaganiriza nkaba umumama muri bo nkamenya rero na background akenshi wasangaga n'abana bavuye mu ngo z'abadivorce nabo kandi bongeye bariromariya exactement nk'ibyo by'uburyo bombi bafite ikintu bari guhuriraho abana bafite icyo bahuriyeho ariko bakabye expressinga mu buryo butandukanye umwe akajya mu bindi undi akajya mu bindi noneho uwawe yamubona akamwibonamo hakaba n'ibintu baganira my step dad this my mom this noneho wa mwana nawe akamwibona akavuga nanjye mfite step dad nanjye mfite papa wanjye bityo na bityo watubyaye igihe benshi usanga nk'abo b'abazungu abana b'inshuti zanjye abana
inshuti z'uwo mwana wanjye w'umuhungu bose bari abazungu, nta mwirabure wari urimo. So rero byinshi rero biri normale rero. Aho hantu ababyeyi bakunda kuhatsindirwa cyane mama, ugasanga kubera ko haje umwana abona afite influence mbi binagaragara kandi atari byo ari kwihimbira koko, ukabibona ko nta kigenda uyu mwana, akenshi usanga bahita bamurwanya bakanga ko yinjira muri urwo rugo rwose. Ukabona umubyeyi ntukambwire inshuti yawe ntabwo umushaka, ntazanahinguke hano, ujye umubwira ntakanaze hano. None wa mwana icyo akora ni iki? Ariyaranja bagahura, baranahura cyane kuba bigana se, akarusimbuka. Ashobora kubyuka nijoro amusinziriye akagenda ntimunabimenye, ariko akamusanga ahari. babigana. Gira ikintu ugiramo inama ababyeyi aho hantu. Ikintu rero nagiraho inama abamama mu nyumva, umwana inshuti y'umwana wawe akenshi kugira ngo bahure, iyo umubona ari umwana udafite imyitwarire myiza, nuko uwo mwana wawe aba akwereka, waba akuzi akakwereka urundi ruhande rwe rwiza, ariko kandi uwo mwana aba afite ibikomere nk'iby'uwo mwana, amwibonamo. Natwe turi abantu bakuru, hari abantu tujya twibonamo. Noneho bo kubera ko utarakura ngo bagire imitekererezo ye, avuga ati jyewe kameme nanjye mfite ibikomere byanjye, reka ngere uko mbyitwaramo, bo akenshi usanga akurikira rero wa mwana, noneho ujya akoze ariko babikora. Ariko cyo nakoze cyaba mama erere ntakoze, nuko ntakumiraga abo bana ngo mbashyire kure, narabiyegerezaga nkaganira nabo, nkabaha rwa rukundo wenda atabona iwabo, nkamuhaya kwa gutwi, ngateka abana bakamenya, nkabasetsa, nkababwira guys dore ibi bintu. None umwana akagenda ambwira ukuntu rero iyo ngiye mupoza de question menya background aturukamo, nkavuga wow, uzatangara cyane ubona babana ibibazo abo bana bahura nabo ari ibyo exactement abana bawe bahuye nabyo. Niho ubucuti buturuka. Noneho ugatangira ukabakansurigira hamwe, ukanabasengera, nkabigisha gusenga, nkabakunda. Yaza kumva ntabwo aguhumuraho ikintu cya judgment. Ukabona uramwumva, uramwakira. Nagiye mfasha abana benshi b'inshuti z'abana banjye, n'abana bo muri community yacu hano b'Abanyarwanda bari inshuti z'abana banjye. Bazaga ubona umwana ari muri depression mbi, ariko nkamukunda. Hari umwana wahoraga buri munsi yitwikiriye atya, nkamukuraho mubwira ko ari umukobwa mwiza cyane, ndabakunda. Arusha umwana akambwira ati runaka na runaka ntabwo ameze neza mama, yaza kurara, nta kibazo. Nkabafata, nkabasasira, nkaboza, nkamufatira umwanya we, nkuko nawufatira umwana wanjye. Byagiye bituma abana banjye noneho icyo cyizere ko abagenzi babo, noneho abana banjye nicyo gituma niyenteresa cyane ku nshuti zabo. Umwana wanjye uherutse runaka, have you seen so and so? Yes mom, so and so yarimutse aba Toronto, afite umukope gutya na gutya. Nkamenya amakuru y'inshuti zabo, nkiyenteresa kumenya amakuru y'inshuti zabo, noneho bikavamo ikiganiro. Aho rero kavamo ikiganiro, niba nkamubwira ntari kuzamubwire atekereze neza uwo mukope numva bagendana mu buryo bw'ucyo, kuko umwana abana banjye baranyifunguraga bakambwira ibintu byose by'inshuti zabo, bazi ko ntari buze kumubwira ngo ndumujudging. Nkamubwira rero uzamumbwirire, none ubwo nkaba mbonye kiraka cyo gusenga, ngasengera uwo mwana cyane, hakaba n'ikintu Imana imunganirizaho, nkamwihamagarira, nkakimubwira, wa mwana cya kintu kikamusova. Donc ya bonde yagiye ibaho, yagiye yandi twatangiye tuvuga ko utari ihari. Wagiye umenya ukuntu narayibiridinze mu kubabwira ibikomere byanjye no kubafungukira. Noneho umwana wanjye natwaye i Rwanda, naje kugira noneho sinzi rumwe ukuntu ariho muhana dutukana, none ambwira ngo ntabwo wigeze unankunda anyways. Byo rero numva noneho amarira araza, ubona ko hari icyo ntabwo nagukunze, ati ntabwo wankuze ma, warandoje se kuva mu bana bawe bose, ukankubita. Kandi koko naramukubitaga. Yaza kuba babana uwo mukuru afite nk'imyaka 5-6 ari muri, nta umwana nakubise pe. Noneho
akamukubita no muri ibi bihugu ahubwo nagize Imana yandega byari kuba ikibazo gikomeye cyane. Yego ariko byabaga ari ukumuhana, ari ukumuhana mvuga ngo kandi abarimu urabizi nanjye ndi muri education, abarimu ntabwo babazi ibibazo uriho uhura mu gihe umwana ariho ahura nabyo, bakamureboringa rero umwana agahora akora amakosa ku ishuri, kumva umwana ni ibintu yavanye mu rugo. Rero nanjye bamurega runaka Joel yakoze ibi nkamukubita, nkabanje kureba neza ngo mbe involved ku mashuri, namenye n'ikibazo umwana wanjye afite ku mashuri. Nibyo abamama kenshi usanga cyane nk'abasingoma twihugiraho kubashakira ubuzima no kubaha ubuzima bwiza, baha urukweto rwiza, ubahinza aho batura neza, bagendere mu modoka nziza, kuko n'abana iyo bamaze gukura barakumanipira bakakubwira ati mama busa ahantu tuba uko iyi apartment tubamo ko ntitwayivamo, kumva ugomba no gutura heza, kumva ko ugomba gutura n'ahantu heza, ukagira pression abana bakumanipira muri ubwo buryo. Ariko ugasanga watakaje ikiri ngombwa, ya bonde twavugaga, ya marangamutima, bya bintu byose usanga warabibasutseho utanabizi. Équilibre émotionnel. Équilibre émotionnel. Abo hantu ababyeyi barahatsindiwe cyane, especially muri ibi bihugu. Turakora amanywa na nijoro. Usanga umugabo arasimburanwa n'umugore mu nzu. Ubwo twavuze mu rwego rw'umusingoma, ariko hari nabo bibaho babana mama, ntitubazi se? Urabazi nawe ndabazi. Babana mu nzu badafitanye ibibazo, badafite kudivorsa ejo, aho ugasanga abana byaranze neza n'amakese tubona hirya no hino. Nuko ibaze byapfiriye he? Ariko nuko kuntu tugenda tukirundurira muri bwa buzima bwo gukora amanywa na nijoro, mwenje undasohoka, uwinje na waje kuryama, arabyuka ateka yiruka ku kazi, sanga wa mwanya wo kuganira ntawo hari, wa mwanya w'abana bagukiniraho ntawo bafite. Urabasigira ibiryo wiruka, ukagira ngo uri kubaha icyiza, ariko mu by'ukuri amarangamutima yabo. Nacyo mfite icyo nakivugaho, kuko abana iyo ubarera muba ababyaye muba barazanye ku isi muri babiri. Hari imyaka dimwe abana, ndavuga dutangira abana b'abahungu, ku myaka 5 uwo mwana agomba kuba uwase, gutangira kumwe Isa akamwigisha kuba umwana w'umuhungu, kugira indangagaciro z'umwana w'umuhungu na responsabilité azagira amaze gukura. No kuvuga ngo bitangira muri iyo myaka mu myaka 5, kubera ko umwana ubundi bavuga ko ari kuri 0 age kugeza ku myaka 10. Nyuma y'imyaka 10 nta cyo bukimuha. So profitiraho. Niho profitira umwana akakumenya. Umwana akamenya uburyo agomba kwitwara nk'umuhungu, akabyigishwa na se. Abana b'abakobwa nabo noneho umuhungu ise yamara kumubuildinga muri ubwo buryo, akabondinga na se, bigaruka rero noneho na se kumuha ya ntuze équilibre y'ubumama, kumenya kugira relationship n'umukobwa, kuko azaba umugabo. Umumama rero umwigisha n'imirimo, ugaganira nawe, ukamubwira umwana yakora ikintu kitari cyiza, ukamubwira you're hurting my feeling. Akiga aziko, akakura aziko umudamu agira emotions zimeze iki, ukamwe-expressingaho, ukabigisha ku-expressinga the emotions. Ariko niwo bitangire, niwo bimoderatinga, ubibereka uburyo you hurt my feeling, naguhamagaye wanga kunyumva, cyangwa ntabwo wigeze umbwira, wagiye unsaba ibintu urira, bisabisha amarira, ugomba kumbwira, tukaganira. Umwana uriho umwigisha to express themselves. Nicyo kintu abana bacu b'Abanyarwanda batakunze kugira, niyo babivuze bake-expressinga tubyita ngo yashize isoni. Umwana ngo tukabacecekesha ngo umwana ntanderagira, gutinyuka kumbwira gutyo, ngo ntanderagira, ngo ntandero nta burere. Ariko kandi nibyo, ariko kandi mu mashuri aho twigisha abarimu babishyira kuri carpet, bababaza ati how was your weekend? Umwana akamubwira uko weekend, akanabaza how are we feeling today, how are you feeling today? Umwana akavuga I'm happy because bibabigisha kuneminga emotions zabo kare. Natwe abacu urashobora kumbwira gutyo, icyo ni igisirikare cyacu. Kandi mu Cyongereza hari expression abantu bakoresha mu Kinyarwanda batakoresha, so bikaba no mu rurimi bakuriyemo rero na environment bakuriyemo. Hanyuma ikindi,
ibyo by'abapapa usanga abapapa kenshi ari iby'abana n'ab'umugore n'abamama. Mungu wawe arananira. Umuntu ngo ugenda ubwira umwana wawe. Ariko nabo simbarenganya naho baje baturuka. Ugasanga turashaka kurerera abana bacu mu mico ya Kinyarwanda kandi turi muri Canada, muri aya mahanga y'abazungu. Kandi ababigisha abarimu bamarana umwanya nabo babarera kizungu, babarera kikanadiye, babarera kinyamahanga, ni naho batinda. Twe baza batuzaho tugasanga n'abanyamahanga. Batugera imbere tugasanga imirere yabo yatuname, hakaba gap hagati y'ishuri no mu rugo. Rero nitwe tugomba gutindana nabo cyane. Nitwe tugombana kuko ishuri ryo rikora akazi karyo byo muri education, hakaba n'ibyo bashyiramo bitari byiza. Twe tukamenya ahari gap ni hehe, tukavidura. Kuvidura rero ni iki? Hari ukubajyana mu rusengero ni kimwe, ariko hari kuganira nabo, ukaba open, ukababwira icyo utekereza, uko umeze. Hakaba n'abantu abana baba muri famiye, abagabo batuka abagore, umugabo akaba yakubwira nabi imbere y'abana. Abana bawe, kuko umugabo ntushobora kumubwira ngo umuhindure, ariko abana bawe uramwegera ukamubwira I'm very sorry honey that your dad spoke to me that way. I know it did hurt your feeling. What do you think? Umwana akakubwira ati my dad, I don't like the way dad speaks to you. I don't like that. Ukabumenya ko ibi bintu bimukomeretsa hakiri kare. Wowe kucyo ukora uhagara muri ya gap ugasabira papa wawe imbabazi. Akari nijya kubwira ati se kube cyo unsabye imbabazi kora icyo kandi atari wakoze amakosa utari ko uti rero for now we ntashobora kubikora. How can we help dad not to do that anymore? Babana baguha ushobora kubabwira uti ni mu drawing, kuba kind, what is to be kind. None wowe ugatangira kubwira abana uti ni mubibwire papa wanyu uko mufiringa, nawe amenye uburyo yitwara. Hari igihe abagabo b'Abanyarwanda ashobora kubwira ati babana noneho batangiye kubajyamo, abana batangiye nyina atangiye kubamanipira. Ariko ndababwira abapapa ntabwo abana baba ari manipire n'ababyeyi, nuko abana mugomba kumenya ko nabo bafite emotions. Niba kubonye ubwiye umugore wawe nabi, ubibumubwiye akureba kandi nta bandi ba role model abana bawe bafite muri urwo rugo, ni wowe. Rero abana ukabegera uko nubwo ngo ugira ubuntu nawe no mu papa uko wabashije kwicarana nabo ukasa nkaho bihannyeho, wabwira uti byangendekeye gutya mu buzima, niyo mpamvu na reactinze gutya, nanjye nakoraga ibi ngibi, niyo mpamvu mbumva, niyo mpamvu mbakanira kugira mutagenda gutya. N'umugabo yakagombye gukora uruhare rwe, nawe akicaza abana. Kabwa ati burya nabakubitaga cyane, wenda n'urugero suko nabangaga, ahubwo nabiterwaga nuko nanjye wenda narezwe na data ankora kuriya, cyangwa impamvu mwabona bamvuga nabi mbwira mama wanyu nabi nuko byari byaranze, niyo mpamvu twadivorishije. Mugerageze dona we yakagombye gukina role ye nk'umugabo. Ni ikintu nuko tuba vulnerable imbere y'abana, ni ikintu rero tudakunze gukora cyane cyane ku Munyarwanda. Kuba vulnerable imbere ukimena inda muba imbere y'abana bawe. Ndababwiza ukuri bavandimwe, ni ibintu bikora cyane kugira ngo abana bongere bakugirire icyizere. Birakora ntabwo twe twakuze batubwira ko umupapa agomba kuba kind of superhero, sinzi uko nabivuga, umuntu w'ikidakorwaho, utavugirwamo, utakoraho. Abana banagukora no mu bwanwa kandi uri se mu Rwanda cyaraziraga, urabibona ibintu nk'ibi. Ariko reka tumenye amahanga turi kurereramo, tumenye ko tugomba kwiyadabuta, nta choice dufite, nta choix. Uyu mwana ari gukurira aha, warabona mugenzi we wenda na se bafite iyo bond, hari ukuntu amwicaraho amwisanzura, wowe yaza kukwicara ngo kakana asigaye kagira ikinyabupfura gike, arabikorerwa nande kubona na wowe nta wundi. Igirayo umugabo ari kuri televiziyo, mama nawe ari mu gikoni ari kuri za telefone. Icyo gihe abana muhita mubaha iPad, abana bagakurira kuri iPad. Abana bakagira relationship n'amahanga yo hanze na outside world. Ugasanga habaye rero icyo kintu kudasangirira hamwe kubera amashift atandukanye. Niba hari ikintu
abana wabima iPad, wabima buri kintu, ariko ikintu ubwoba abana bafite cya mbere kitera abana ubwoba no kubona papa wawe na mama we baratanye. Nibwo kuko niyo safe place yabo, niho bisanga bari safe, ni muri family. Papa na mama bameze neza, papa na mama ndabona basomana, barahoberana. Papa nabonye na mama, papa babaye mbona mama ariho aramure comfort, rero umuntu akore comfort undi. Nabonye papa uburyo baganira na mama ni ibintu nawe avana muri urwo rugo akabijyana ahandi, iyo atabibonye akabijyana nawe akabijyana mu buzima bwe busanzwe. Kandi relationship abana bacu bagira ntabwo ari relationship n'abo bazashakana, relationship no mu nshuti ze, no mu nshuti ze, uburyo mu rugo rwanyu hameze ubirebera mu mwana, no mu tuvandimwe tubona urukundo bafitanye cyangwa ukabona ko nta kigenda. Yego, numva ari ibyo bimeze neza ubu ngubu. Ubu noneho kubera nyine no kwimuka tukava hano tukajya mu kindi gihugu, byabahaye kubona amahanga biratandukanye. Ubu rero ni bakuru, bari responsable, barakora, n'abagabo n'abakobwa almost urenda gushyingira. Yego, ni ukuri tuganirije abantu ibyo twaba dushoboye. Urakoze cyane gutanga kwimena inda, reka tubyite gutyo, ni ukwimena inda kugira ngo dufashe abandi. Urakoze cyane kutubwira ubuhamya bwawe mama. Thank you so much. Urakoze. Ndibaza ko hari abantu byubatse, ndibaza ko hari umuntu byibukije ukuntu agiye kubana n'abana be, ntiyongere kubabona nk'utwana duto, amenye ko bihera hariya. Kujya kwisama byarageze mu butineja uba warabyangije, ariko nabwo birashoboka kubigarura nk'uko nguko wabigaruye. Kwimena inda ukicarana nabo ukabereka ko nawe uri vulnerable, ibintu nk'ibyo. Ariko nibaza ko hari abantu bakuyemo amasomo, yaba ku bafite abana bato yaba no ku bari hejuru. N'ikindi navuga ni uko abana tugomba accepta ko bakora amakosa. Yego, azagira gutya akamwuka kunywana urumogi, azagira gutya akakunywana inzoga. Ariko ya fondasiyo washyizeho na bwa busabane nuko unamubwira uti dusenge dutya, bigenze utya, ukamubwira n'ingaruka zibiri, ababizi ingaruka zirimo, ntabwo uzi uko batabizi. Ariko nawe arakubwira ati ndiho ndastruggling, noneho mukaganira deep, ukamufasha abisoho, ugira gutya ukabona bisohotse, ukabona abaye muzima. Kuba warashyizeho fondasiyo ufite intego ya communication ari nziza cyane. Turagushimiye mama. Urakoze cyane. Turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Kandi ndumvisha ufite ibintu byinshi byo kutuganiriza, nitugutumira uzatwitabe, utuganiriza kuri ruriya rugo, no mu by'urugo. Dufitemo ibintu byinshi twagiramo inama abantu. Uri umumama w'inararibonye, kandi ndashima Imana ko abana bageze heza. Nawe reba ukuntu uri mwiza. Imana iguhe umugisha. Turabashimiye abadukurikiye, amahoro y'Imana akomeza abane nawe.